mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. John Dre ni umuhanzi wo muri Nigeria ukomeye cyane. Uyu munsi niwe ufite amagambo 10 y'inama agira urubyiruko. Aya magambo aragufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe, ugire ubuzima buhambaye, ugire intekerereze idasanzwe. John Dre azwiho kugira uturirimbo twinshi tw'urukundo ndetse n'utundi dufasha abantu kuruhuka, uturirimbo twiza cyane kabisa. Benshi mwamukunzeho bamwita John Dre. I lady like you and it's true. There is only one, just you. John Dre kabisa n'izindi nyinshi mwamumenyeho. Uyu munsi rero reka turebere amwe mu mateka ye magufi, hanyuma tureba aya magambo 10 y'inama agira urubyiruko. Narangije kuguha ikaze kuri Mukire TV. Njye nitwa Mr. Sam. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe. Niba warikoze uri umuntu umugabo cyane, ndagushimiye. Reka ngo ikaze rero John Dre. Yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1995. Avukira mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugabo ni umugabo udasanzwe ufite impano zikomeye cyane. Yavukiye imwe muri leta zo muri Nigeria. Atangira kugaragaza impano yo kwandika indirimbo akiri muto cyane, ndetse atangira no kuziririmba akiri muto. Bitewe n'iki, yari afite ijwi ryihariye, kandi afite n'imyandikire idasanzwe. Uyu mugabo yamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye, nk'iyo yise Wait for Me, nk'iyo yise Hallelujah yafatanyijemo n'ikindi cyamamare cyitwa Simi hariya muri Nigeria, ndetse n'izindi nyinshi yagiye kura z'urukundo namwe mwamumenyeho nyinshi cyane. Murazize ndetse muranazendusha abenshi muri gukurikira iki kiganiro. Yabonye ibihembo byinshi bitandukanye binyuze mu muziki, ndetse uyu mugabo mbere yuko yinjira mu muziki neza cyane yarakiri umupeti mutoya ubwo yatsindaga amarushanwa y'abana yo kujonjora impano. Basanga afite ijwi ryihariye, nibwo yaje kugirana amasezerano na Don Jazzy, umugabo udasanzwe ufite rebo ikomeye cyane hariya muri Nigeria. Basinyana amasezerano yo kujya bakorana indirimbo nyinshi zitandukanye. Agenda kuri indirimbo nyinshi ubwo yageraga muri rebo ya Don Jazzy, atangira gusohora IP zigenda zikundwa cyane. Azamuka gake gake n'ijwi rye ryihariye, benshi birangira natwe tumumenya hano mu Rwanda, ndetse n'uyu munsi tukaba dufashe iki kiganiro tukamuvugaho bitewe n'impano ye yihariye. Yavutse 95. Ni umusore udasanzwe, ni umupapa, dore ko aherutse gukora ubukwe n'ikindi cyamamare hariya muri Mavin Record cyangwa se Record ya Don Jazzy. Yes, 10 motivational words by John Dre for young people. Irya mbere, believe, trust in your ability and dream and face the challenge. Izerere mu bushobozi bwawe n'inzozi ushaka kugeraho, kandi uhangane n'imbogamizi. Yes, uyu ni John Dre kabisa. Ku mwanya wa kabiri, keep pushing forward even when the journey is tough. Komeza utere imbere, komeza ukore, komeza uhatane nubwo wabona urugendo rurimo imbogamizi, nubwo wabona urugendo rukomeye. Keep pushing forward even when the journey is getting tough. Yes, nubwo wabona urugendo rukomeye, komeza ukore, komeza uhatane. Uyu ni John Dre kabisa. Ku mwanya wa gatatu, be true, be yourself and don't shy away from your uniqueness. Kuva wowe, ube umunyakuri kandi ntukabe shy kabisa. Ntukabe shy ngo usange uri umuntu ureba ibintu mu buryo bubi gusa, ube uri umuntu uri muri negative kabisa. Kandi wibande ku mwimerere wawe cyangwa se umwihariko wawe. Umwimerere wawe nicyo kintu cyakuzanye ku isi, nicyo kintu uba ukwiriye guharanira. Be true, umunyakuri, be yourself, bawo ubwawe, don't be shy. Ntukabe umunegative cyangwa se umuntu urebera ibintu mu buryo bubi gusa. And be your uniqueness. Ugomeze uhatane, ube umwimerere wawe, ube wowe kabisa. Ntukarebere ku bandi, ntugakopere ubuzima bw'abandi. Ubuzima bw'abandi sibwo bwawe kabisa. Ku mwanya wa kane, for what excites it will fuel to afford your success. Excited, for what you are excited. Ibintu wiyumvamo ukunze, kurikira ibintu ukunze niyo moteri izakugeza ku ntsinzi yawe. Ibintu ukunze ntubikurikira niyo moteri izakugeza ku ntsinzi yawe. Ku mwanya wa gatanu, understand
and connect with others. Compassion make a difference. Umva abandi bantu kandi mukorane neza cyane, ubundi bizakugeza ku mpinduka zidasanzwe. Ugomba kumva abandi kandi mugakorana, ndetse ibyo nibyo bintu bya mbere bizakugeza ku mpinduka, ugasanga ubuzima bwawe bugenze neza cyane. Ku mwanya wa gatandatu, running. Stay curious and open. The new knowledge growth come from the running. Ba umunyamatsiko. Niba utagira amatsiko ntabwo wakwiga, ntabwo wakiga ibintu ngo ubyumve neza cyangwa se ngo ugire umuhate wo kwiga ibintu udafitiye amatsiko. Ba umunyamatsiko, ujye ugira amatsiko menshi yo kwiga. Ubumenyi bwinshi bugenda buva mu bitabo ndetse n'andi hantu henshi yagiye hanyuranye, haba kuri social medias. Urugero ni nko kuza gukora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, ukajya ukurikira amagambo nk'aya ngaya tugenda tuvuga, ubundi ugasanga ubuzima bwawe bugenze neza cyane, urifungutse, urafunguye kabisa, umutwe wawe ugenze neza, ibitekerezo byawe biri ku rwego rwo hejuru bitewe n'amatsiko ugenda ugira, akagufasha gukora ubushakashatsi no kwenda ibintu byinshi binyuranye. Uyu ni John Drille kabisa. Ku mwanya wa karindwi, appreciate the small win moments. They pave the way for big success. Intsinzi ntoya, serebura. Ahangaha aratubwira ngo serebura. Niba ugize intsinzi ugiraho, nibwo yaba ari intsinzi ntoya, yiserebure kabisa, wumve ko hari ikintu gikomeye ugezeho. Ibyo bizagufasha kugira umuhate wo gukora n'izindi mpinduka, ugasanga ugeze ku ntsinzi zikomeye cyane. Bigger success. Serebura intsinzi ntoya ugenda ugeraho, bizagufasha kugera ku ntsinzi zikomeye cyane. Uyu ni John Drille kabisa. Ku mwanya wa munani, bounce back from setback. Every failure is a stepping stone to success. Mu gihe utsinzwe ni ibintu bibaho. Mu gihe utsinzwe ujye umenya ko ukiri mu rugendo rwo gukwira ku ntsinzi yawe kabisa. Mu gihe utsinzwe uyu munsi, ntukumve ko ibintu birangiye. Komeza uhatane. Niba utsinzwe uyu munsi, ejo uzatsinda. Gutsindwa ni urugendo rugeza ku ntsinzi. Ku mwanya wa 9, surrounding by supportive peoples, inspiring peoples, collaborate matters. Kikizwa n'abantu bagusubizamo akanyabugabo, bagutera imbaraga, batuma wumva uri wowe, batuma wumva ufite imbaraga, bagutera umuhate wo kugera ku nzozi zawe kabisa. Ntugakikizwe n'abantu paraho ngaho kabisa, batuma wumva umeze nabi, batuma witakariza icyizere. Abo bantu iyo ugumanye nabo birangira ubaye icyo bashaka ko uba. Kikizwe n'abantu batuma wumva uri ingirakamaro, batuma wumva ukomeye, batuma wumva kabisa udasanzwe. Uyu ni John Drille kabisa. Yes, ijambo rya 10 ari naryo rya nyuma, intego. Gira intego kabisa kandi uharanire intego yawe kuyigeraho. Fata inzozi zawe uzihindure impamo. Uyu ni John Drille kabisa. Ndabashimiye. Nge nitwa Mr Sam. Mukanya ndaje mbazane icyamamare kuva muri Tanzania, Diamond Platnumz. Retain motivational quote to inspire young people. Nawe uramusanga hano kuri Mukire Entertainment. Bidatinze kabisa. Mubo twavuze kuri Nicki Minaj, tuvuga kuri Scott Adkins, tuvuga n'ibindi byamamare bitandukanye, uhasanga hano kuri Mukire Entertainment. Ndabashimiye. Nje nitwa Mr Sam. Niba warakoze subscribe ndagushimiye, niba utarayikora yikore kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byinshi byiza hano kuri Mukire Entertainment.